Reka nongere mbifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko kabisa mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kubasuhuza mbatera na peace birumvikana. Ubwo nyese mwakoze subscribe kabisa, twizere ko ibintu ari waneza cyangwa se ari wanene. Ubwo ni wa muhungu witwa Inyogoye. Nabonye uwitwa Inyogoye kabisa yarabaye Inyogoye neza akoko kuri YouTube zigiye zitandukanye asigaye mukoresha ibiganiro. Amunga nacuruje kabisa. Nahoze mbona uwitwa Yago. Ese kwa mwita ngo Yago ngo Yago Folil. Ubona ko nyine Inyogoye yasa nkaho yamuremeye ukuntu. Ubwo rero bararemeranye. Yego bose ashaka inyungu ze. Ubwo rero tuje mu kiganiro cy'imikino birumvikana, tuje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ni kiganiro navuga ko kimara igihe gito, kuko kiba ari ikiganiro cyo kubagezaho updates zigiye zitandukanye aziba zigezweho muri Rayon Sport. Mbisubiramo, ni muri Rayon Sport, andi ma equipe tugenda tuyanyuramo gake ariko twebwe tuganira Rayon Sport. Tuganira Rayon Sport tukayisesengura, tukanyuramo neza twihuse turi kahame, tukamenya byinshi bigenda biyivugwamo, hanyuma natwe tukaza tukabibagezaho gatanu kandi twitonze. Ubwo rero nta byinshi turaza kuba tuganira uretse igaruka rya Bimenyimana Bonfils Karebo muri equipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Karebo muri Rayon Sport kabisa, ubu ngubu rwose akaba yamaze kugarukamo. Uramenya ngo bimeze bite? Ese ko transfer zitaratangira uri gutekereza ko yabagarutse mu buhe buryo, cyangwa se ubundi bimeze bite kugaruka kwe? Iyo operation yite Perezida bivuze iki? Abatoza ba Rayon Sport nibo ngo bifuje umuntu babonye amavideo ya Rayon Sport kuva kera, aje kubimenye neza kubyo turaza kwimanuka twitonze, hanyuma tuguhereze ubwino ijana ku ijana. Iyi nkuru nta handi hantu iri, iyi nkuru nta handi hantu iri. Niba ari ahandi hantu uzi hari iyi nkuru bavuze ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport mbere yacu, tutera gatuki hejuru, ngewe nkwemere 1000 0784422982 duhamagara utubwire niba hari ahantu wumvise iyi nkuru mbere y'ahandi hose. 0784422982 niyo nimero ya telefone turi kwitabiraho abantu, hanyuma tubwire niba hari ahandi hantu wumvise iyi nkuru ivuga ko Karebo yagarutse muri Rayon Sport. Niba hari ahandi hantu, ngiye nkwemerera 1000. Uri kwandika ngo ni gake, 1000 ni gake. Faranga yarabuze wa muntu, ubu sininka guha. Ntabwo ndabampombye itiki ngeze iwacu. Uzi kuvana kuri studio ujya mu rugo. Nyatari kweli. Ubwo birumvikana kabisa, ndagenda ndeba n'ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye, agenda ambi inyuzamo amaso ndeba uko bimeze, kubera ko birumvikana tutugomba kugenda twungurana ibitekerezo, twumva inyunganizi zanyu muri kino kiganiro cyacu kabisa. Ubwo umuntu kabisa ageze kuri Facebook channel yacu kabisa, kuri Facebook page yacu mubabarire, yamaze kubona post twahashyize. Ubwo nawe aragenda aduha ibitekerezo. Umuntu uragerageza akuza kuri WhatsApp muri famille yacu kabisa, nawe aragenda abona ibyo twanditse kugira ngo agende igenda atanga igitekerezo cye. None kandi mwese muri kuri YouTube ushobora gusiga ubutumwa bwawe muri comment, hanyuma tukagenda tubusoma, tukagenda tubusangiza na bagenzi bacu badukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu kanya gato rero ntabwo turi buze gutinda, turaza dutangira n'ibijyanye n'igaruka rya Karebo, tubabwira operation, tubabwira amafaranga bumvikanye, tubabwira ubundi agarutse ati. Abantu benshi bari kwibaza ni gute agarutse kandi transfer zitaratangira. Ibyo byose rero nibyo ngira ngo tubahezeho ubwino, cyangwa se tubaherezeho briefing menye operation uko zakinwe.
aha ubwo rero ndabona abantu benshi cyane kabisa batangiye kwandika ibitekerezo byabo. Ati nitwa Twisenge Clement Dilo, ati kabisa ati ekipe yacu kabisa igaruye Karebu yabikoze akazi kabisa. Ati Karebu turamwibuka yaradufashije cyane mu gikombe mu mikino tujya mu matsinda. Ati rero bwa mbere na mbere tujya mu matsinda, ati igitego cyadutambukije cyatsinzwe n'uyu muhungu bimenye Imana Bonfils Kahemba. Ati kabisa ati rero twakwishimira kongera kumwumva agaruka muri iyo kandi koko nibyo Karebu niwe wakubisemo urutego rwose, niwe wagize gutya rwose akubitamo urutego rutanga itike ituma rero kipe ya Rayon Sport bwa mbere amateka yerekeza mu mikino y'amatsinda. Kantu bagendana kuri profile iyo wanditse ngo Rayon Sport Wikipedia, ikintu cya mbere bagwa nuko Rayon Sport yageze mu matsinda. Kabisa ko kantu yatakisetinga anazakarisha paka ngo n'umutoza ngo yaje azikaje mu gikipe cya hatari nyine ngo bijyanye n'uburyo rirabonye profile ya Rayon Wikipedia yayo, ariko nyine aza gutungurwa nubwo yageze akatangira kubyitwaramo neza. Ariko buriya ngo yaratungwa nyine ajya muri Rayon Sport, yaratunguwe ku buryo budasanzwe, yaratunguwe kabisa. Ariko cy'ingenzi nuko ibintu byagenze neza, ubwo akaba ari kwitwara neza. Ubwo bimenye Imana Bonfils Karebu kabisa. Operation reka tuyitangire, ariko nahoze mbona witwa Mackenzie kabisa, nizigiye Imana Karim Mackenzie yagarutse muri ekipe y'igihugu y'intamba mu rugamba nyuma y'imyaka 2 rwose asezeye. Agarutse amugiriye icyizere nyuma yo kwitwara neza muri ekipe ya Rayon Sport, uburyo yacacanze umupira. Abaga bati kuri 2 rwose uyu muhungu akinnye neza, akuntu tutamugarura muri ekipe yacu. Aba mu rugamba naba mu rugamba no kwitegura umukino uzabahuza na Namibia, umukino uzabera One Hawk ese no Cameroon uzabera Dar es Salaam. Urumva rero ko mu kwezi gutaha bafite imikino gicuti, bakavuga bati rero byanga byakunda tugomba kuba mugarura muri ekipe, cyane ko umwe makinyi bitwaye neza muri championnat muri ekipe ya Rayon Sport. Ababishidikanyaho byose, abashidikanya ko witwa Mackenzie yitwaye neza muri Rayon, karamuheje amahirwe yo kwigaragaza, amuhesheje da, kuko urabona ko rwose ibintu bibaye byiza cyane, bibaye neza. Akaba rero ahise yongerwa kugirirwa icyizere. Ubwo rero operation ya Karebu ndabona ariyo tugomba guhita twinjiramo neza cyane kabisa, tukageza kugenda tuyinjiramo. Ariko ndabona federation y'umupira w'amaguru Ferwafa ku munsi w'ejo agatangazo yatanze ako umuntu yakanyuraho mbere yuko yinjira neza muri operation. Ndabona imikino y'umunsi wa 29 na 30 yarahinduriwe umunsi. Ndabona nk'ubu imikino y'umunsi 29 izaba hagati izaba tariki 11 ndetse na tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Timeze bite rero? Ekipe ya Etincelle kuri 11 ubwo ngo tugiye guhera azakira ikipe ya Gasogi, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Musanze Football Club kabisa izaba yakira ikipe ya Mukura Victory Sport, umukino uzabera kuri Stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Twari Doreste kabisa izaba yakira ikipe ya Gorira kuri Stade Ngoma. Hanyuma ekipe ya Gicumbi kabisa izakira ikipe ya Rutsiro, umukino uzabera kuri Stade ya Gicumbi. Hanyuma ekipe ya Apple Football Club kabisa izakira ikipe ya AS Kigali, umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo azabera ku isaha y'isa 9. Hanyuma Bugesera izakina n'ikipe ya Polisi, umukino uzabera Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine kabisa yakira Rayon Sport, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Ekipe ya Espoir kabisa igomba kuzakina n'ikipe ya Kiyovu Sport, umukino ugomba kuzabera kuri Stade ya Rusizi ku isaha y'isa 9. Akiya 12 z'wa gatandatu rero ubwo ni umukino wa Espoir na Kiyovu.
niwo wonyine uzaba ku itariki 12. hanyuma umukino w'umunsi 30 nabo tubereze updates kugira ngo abantu baraza amatariki ko bamenye ko yahindutse. hanyuma ku itariki 14 z'ukwa gatandatu haza imikino igera kuri 4. Ikipe ya Musanze izakina ikipe ya Rutsiro umukino uzabera kuri stade Bworoherane. Ikipe ya Tensel kabisa izakira ikipe ya Mukura umukino uzabera kuri stade Umuganda. hanyuma ikipe ya Police kabisa izakira ikipe ya APR Football Club umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku isaha y'isa 9. hanyuma Kigali nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est. Andi mikino izaba ku itariki ya 15 itariki ya 16 nayo ndaje nyuremo nyikubwira. Yes, ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa ikipe ya Gasogi izakira ikipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport kabisa izaba yakiriye ikipe ya Marine umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. bukeye bwaho haza imikino igera kuri 2. Gorira izakira ikipe ya Espoir umukino uzabera kuri stade ya Kigali. hanyuma ikipe ya Gicumbi kabisa yakira ikipe ya Bugesera umukino uzabera kuri stade ya Gicumbi kabisa ku isaha y'isa 9. ngaho nguko ngibyo ibijyanye na Ferwafa kabisa bijyanye no guhindura imikino byatewe n'imikino y'igihugu igomba kuzaba muri ayo matariki ari imbere kabisa mu byumweru bibiri imbere. Ubwo rero tugomba kugerageza guhindura kugira ngo turebe ko nibura bitazahurirana n'iyi mikino y'ikipe y'igihugu. Ubwo rero kuri Kareb twihuse cyane twihuse kabisa kugira ngo mu minsi yashize nibwo mwamubonye ari mu Rwanda. kugenda bakora umunzani ndi kugenda mbabona nk'uyu nguyu rwose umunzani akoze ati mubona Ferwafa na APR bitandukaniye ubwo niko abibona nyine afite uko abibona we shakoro nta tandukaniro ariko biratandukanye. umwe ni tubyita ngo igeze umwe ni umukozi wundi umwe ni umunyamuryango wundi niko twabyita. Ferwafa ni federation ni shyirahamwe. APR ni equipe ya gisirikare. Atandukanye cyane ibyo ngibyo rwose biratandukanye aho bihuriye rwose ntaho aho kabisa. Ubwo rero ibijyanye Bimenyimana Bonfils Kareb ngira ngo byatangajwe ku munsi w'ejo hanyuma bavuga ko agomba kugaruka muri equipe ya Rayon Sport. ngira ngo mu byumweru 3 cyangwa se 2 bishize Bimenyimana Bonfils Kareb yagaragaye hano i Kigali ariko makuru yarahari ngo nuko yaraje mu bigana ikipe ya Rayon Sport ko bucece ariko nanone ngo bari bafite umutego yuko uyu nguyu ashobora kuba ari ikipe igiye kumutwara. Bikavuga ko rero yagomba kubanza kwitekerezaho akabona gutanga version ye yo kuza muri Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero yamaze kwidekarara kabisa. Ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nayo batangiye ibiganiro ndetse ngo bisa naho byamaze kurangira kubera ko biravuga ko agiye kuza akayikinira imyaka 2 hanyuma ngo akazaba ayikinira amafaranga yo ndabona amafaranga se aza kuvugisha umuvugizi atubwire amafaranga niyo Kareb agiye gufata n'ahantu avuye ni make cyane. Nkurikije hano Kareb avuye ntabwo amafaranga yafata ibintu rwose. Jean Paul turaguhamagara mu kanya tubwire cyangwa nawe twandikira ndabizi budukurikiye ibintu amafaranga mugiye guha Kareb niyo cyangwa ni ibihuha. Kareb yayafata ni make cyane ntabwo twayabwira abanya ni make cyane rwose. Ubwo rero ntekereza ko wenda ari version zigomba kuva muri kwa nyiri ubwite ndetse na Rayon Sport batubwira byanya by'amafaranga agomba gufata atari kutubeshya kabisa. Munakamenya ko biba bihagaze. Nabonye abantu benshi bavuga bati equipe ya Rayon Sport umukino wo kwishyura na equipe ya APR ibintu biduhimbaze mu kingo bimeze bite. Ibyo byose nyine umvikana
ibintu biri kugenda bicaracana muri Rayon Sport, natwe tuba tugomba gukurikirana tukamenya n'imvano yabyo, tukamenya uko bimeze. Ariko muri rusange nyine Rayon Sport yakaniye match yakaniye kuko hari amakondisiyo menshi bakinnye kugenda babahereza, akabwira ati tudakinnye imikino nyafurika rwose ntabwo twaza muri Rayon Sport. Ati n'imikino mpuzamahanga mwaramaze kuvamo, tubwe twishakira andi ma equipe. Harahari benshi cyane rwose. Ubwo rero umuntu akavuga ati byagorana cyane kuzabona Rayon Sport ikomeye umwaka utaha iramutse itagiye mu mikino nyafurika. Ibintu byazaba bibi cyane rwose. Nayo igira icyo akavuga ati kabisa tugomba gutwara igikombe cy'amahoro nibura kugira ngo bibe byabasha kuvamo. Byabasha gukunda. Turi kugerageza ku murongo wa telefone Jean Paul niba kudukunda tuza kumuvugisha. Mpamvu tugenda gake gake dufate karuhuko k'umunota umwe tugaruke turebe uko bimeze, ariko na Jean Paul adukundiye. Paul rwose ndabona bitari gukunda neza. Nitwa Kafu rwose iri kugenda idukurikirana cyane. Ejo yaratwitinze ivuga ati kabisa hagati y'ikipe y'Amavubi na Senegal ninde uzatsinda. Ntabwo byoroshye kabisa. Ubwo rero ndabona Jean Paul bitakunze ku murongo wa telefone, ariko wenda turaza kugerageza kumuvugisha na off mic tuze kumva neza cyane gusa version z'izi transfer zitandukanye zigenda zivuga muri equipe ya Rayon Sport. Ndabona rero ibitekerezo byanyu ni byinshi cyane kabisa. Kuri Facebook mwahageze, kuri WhatsApp ndabona ewan ibitekerezo ntabwo ariko harimo n'abantu bari gutebya wa akansuhuza nkunda match w'ikirindo wa Kirindinyo, nkunda match fata peace one. Abaka Dennis ndababona kabisa baba live bameze neza, bagenda badukurikirana 5 kuri 5. Ubwo rero ntabwo ibitekerezo byanyu ni byinshi pe, ni byinshi cyane rwose. Agenzi bacu kuri Fine FM muramira ni Justin na Sam Karenzi, abonye bagiye guhuza amaboko kuri Fine FM. Ubwo rero bategereza ikintu cyitwa amakuru cyiko rw'ikirenga none muri sport. Azambara rwose abantu bavuga bati ni trio nziza, kandi koko nibyo bizabikaze cyane kabisa. Bizabikaze cyane sana kabisa. Ubwo rero reka mite mbacika kuko ibitekerezo byanyu byo ni byinshi kandi iminota yatujyanye, ariko nanone mbibutse ko kabisa ukeneye internet yihuta ni Mango 4G, amagare kuri 40-50 kabisa bagufashe ibintu bigende neza cyane kabisa. Ntabwo badukurikiye kuri YouTube dukoresha Mango, ntabwo bishoboka. Abantu badukurikiye kuri YouTube bose nizere ko bakoresha Mango 4G. Atari ibyo ngibyo kabisa ntabwo mwaba muri gukoresha internet nziza, n'andi magambo ntabwo mwaba mudufatisha fresh. Reka mbashimire neza cyane kabisa, nizere ko kabisa murakomeza kugenda mudukurikirana neza mu biganiro byacu bikurikiyeho. Hanyuma nge nitwa Jason, dusubire makuru ataha.
cyane. Hanyuma murabyumva neza cyane, ijwi ni rya rindi, amazina yo ni Jazo. Tuje kugira ngo tube tuganira byinshi bigezweho mu mikino, gerageze kugenda twungurana ibitekerezo, birumvikana dutera analyse kuri byinshi biba biri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni ikiganiro twise Sports Bible, birumvikana itariki ni ya 8 ukwezi ukwa gatatu, umwaka turi kwegera uw'igikombe cy'isi 2022. Murabyumva neza, ni wo mwaka turimo ubu rero. Ikiri kuvugwa ni iki? Ni amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Kugeza ubu ngubu ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugaragaza ko ikeneye abakinnyi bagera kuri 3 ndetse b'abanyamahanga, harimo uwitwa Nusu Samuel, hakaza uwitwa Osalo, hakaza ndetse n'umuvandimwe witwa rwose Benike Afobe. Abo ngabo rero ngo bashobora kuzifashishwa umwaka utaha. Hari n'abandi bakinnyi bashobora kuzasohoka muri Rayon Sport, abo ngabo nabo turakomeza kugenda tubaganiraho. Birumvikana turaza gukomoza cyane ku mikino y'umunsi wa 21 wa shampiyona. Ubwo turaza kubisesengura tugendeye kuri Rayon Sport. Iyi Rayon Sport igomba kwitwararika cyangwa se igomba kugerageza kureba uburyo yakwitwara neza, kubera ko urebye kureba ntabwo abakunzi bayo bishimira. Umufana w'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo niwe watangaje byinshi ku mukino wahuje n'ikipe ya Etoile de l'Est ebanganya igitego 1-1, agaragaza amarira. Turaza kubinyuramo gato tuze kureba ese ubundi byagenze bite, kubera iki ibi byabaye. Hanze y'u Rwanda nta byinshi turahavuga, ahubwo turaza kwibanda mu Rwanda. Ndaje rero dutangire tuyanzike twihuse cyane, kubera ko igihe cyo cyatujyanye, nta minota myinshi dufite iminota mike cyane ishoboka. Niyo mpamvu ngira ngo tuze guhita twihuta cyane nta gutinzamo. Twamaze gatoya, mwibutse ko ukeneye internet ya Mango 4G wabahamagara kuri 4050 rwose bakikugezaho. Nimwe muri internet zihuta kandi izagufasha gukomeza kujyana n'ibigezweho kandi ukajyana n'isi ya digital, kubera ko ntekereza ko umuntu ukoresha Mango 4G ntabwo ajya agira ikibazo cya connection. Hanyuma rero reka ibitekerezo byanyu byo birumvikana, agomba kubisoma, ariko reka turebe. Nk'uyu nguyu ati nitwa Desire, ati rwose ndabakunda cyane, ati hanyuma se nta kuntu mwazatugerezaho icyegeranyo cya Cristiano Ronaldo mu mupira w'amaguru kugeza ubu ngubu? Desire, tuzabikora nta kibazo. Ati ndi Nyamirambo, ati ndabakunda cyane kabisa, mukomeze mutugezeho ayo makuru. Ati igikundiro yacu muze kutubwira ese murabona mwebwe iri kugana he, turaza kugerageza turebe uko bimeze. Hanyuma uyu ati nitwa Nsengiyaremye Vedaste, ati kabisa, ati ndabakurikiye nibereye i Nyamata, ariko mujye mutugezaho. Tuzababwira nta kibazo. Ati simbutse gato, ariko abantu ni benshi cyane kabisa, namaze kubibona. Abadukurikiye bo ntabwo ari bake habe na gatoya. Bwira reka dutangire amakuru yacu twihuse cyane. Ikipe ya Sport irasaba abakinnyi 3 b'abanyamahanga bagomba kwinjiramo umwaka utaha, ndetse harimo n'umukinnyi umwe ugomba kuyisohokamo. Kugeza ubu ngubu biri kuvuga ko ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero yitwa Nusu Samuel, uyu nguyu ngira ngo amaze kwigaragaza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, aho amaze kugenda ayigaragaza nk'umwataka ufite imbaraga kandi ushobora kuba atsinda ibitego aramutse abonye imipira myinshi. Kugeza ubu ngubu rero uyu nguyu Nusu Samuel yakomeje kugenda avugisha abatari bake, akomeza kugenda arambagizwa n'abatoza ba kipe ya Rayon Sport nyuma yuko abatsinze igitego cyo ku munota wa nyuma banganye n'ikipe ya Etoile de l'Est. Hanyuma bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bagatangira kumwegera. Ubu
ngubu igihari nuko ikipe ya Rayon Sport bamaze kugirana ibiganiro ndetse uyu nguyu ngo amasezerano yo agomba kurangirana ni shampiyona. Ubwo rero Rayon Sport ifite amahirwe menshi yo kuba yamwegukana, gusa ikibazo gihari ngo n'uburyo nawe ari guzamura ibiciro by'amafaranga, kandi Rayon Sport birashoboka ko aricyo kintu yazira ikaba itamugumana. Numvise ari ikipe yitwa Vipers yo mu gihugu cya Uganda bavuga bati ibyanga byakunda twebwe dushobora guhita twafata uyu mukinnyi tukaba twamugura, gusa nyine igihari nuko uyu muhungu we nawe akeneye gusohoka muri ikipe ya Twari West akaba yakwerekeza muri indi ekipe nkuru nkuko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Osaruwo nawe ari kuvuga cyane, uyu nguyu agomba kurangiza amasezerano ye muri ekipe ya Bugesera. Kugeza ubu ngubu rero biravugwa cyane ko hari ekipe ya AS Kigali, hari ekipe ya Azam, hari ekipe ya Rayon Sport. Ayo makipe yose ngo yamaze gutereka hanze cyangwa se yamaze gutereka ku meza ko ikeneye uyu musore, ariko we ku myaka ye rwose aravuga ati nkeneye gukomeza akwiyubaka, ati ndamutse ngiye muri Rayon Sport byaba ari byiza, atari ko nanone ngiye muri Azam byaba ari byiza, ati ikipe yose nzajyamo ipfa kuba ari ikipe izaba imfiteho gahunda cyangwa se ifite projet yo kuzankoresha, ati kuko nkeneye kuzajya muri ekipe nzakura kandi nkabona umwanya. Ati rero ikipe ifite amafaranga agera kuri miliyoni 30 imyaka 2, ati rwose electritom nk'iyo ngiyo ntabwo nayanga. Rayon Sport bakibaza niba izayabona. Kugeza ubu ngubu abafana b'ikipe ya Rayon Sport nibo bari gutangaza ko rwose biteguye kuzafasha ikipe ya Rayon Sport kubera ko bamaze kubona ko ikibazo ifite ari icy'amafaranga, kuko kugura abakinnyi bafatika byaranze, bazana abakinnyi ugasanga ntabwo bitwara neza, bakavuga bati rero byanga byakunda tugomba kureba uburyo twafashe ikipe yacu tukaba twayigurira abakinnyi kugira ngo turebe ko wenda yazitwara neza umwaka utaha, cyane ko uyu mwaka byanze, ariko bakavuga bati nanone reka turebe ko twagira ubuko tubikora kugira ngo tuzatware igikombe cy'amahoro, cyane ko iramutse twaye igikombe cy'amahoro nyine yabibonye itike izayifasha gusohokera u Rwanda mu mikino nyafurika y'umwaka utaha. Abantu bakavuga bati rero icyo kintu cyaba ari ikintu cyiza iramutse yubatse hanyuma ikazifashisha aba bakinnyi mu gikombe cy'amahoro ndetse no muri shampiyona y'umwaka utaha. Benika Fobe uyu nguyu we yakomeje kugenda agarukwaho. Uyu nguyu ni umukongomani, kugeza ubu ngubu nta kipe afite, ari muri Congo aho yaramaze iminsi akina muri Vita Club, ariko kugeza ubu ngubu rwose we yamaze guhagarika amasezerano ye ndetse avuga ko adakeneye no kongera amasezerano muri ikipe ya Vita Club. Benika Fobe rero ku myaka ye 29 uyu nguyu yashobora kwerekeza muri Rayon Sport, ndetse amakuru mfite nuko uwitwa Paul Muvunyi yiteguye kuzaza kuba yamusinyisha. We yamaze kuba yavuga ati uyu mukinnyi rwose nanjye nazafasha ikipe ya Rayon Sport kumusinyisha, kubera ko ndabona ko ibibazo byakomeje kugenda biba ibibazo. Ati byatangiye bite? Ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye nuko ikipe ya Rayon Sport babonye ko bafite ikibazo byanga byakunda akijyanye n'ubusatirizi, kubera ko batsindwa bike kandi n'ubundi bagatsinda bike. Bakavuga ati rero icy'ingenzi ni ugutsinda aho kudefanda, ntabwo bitanga amanota ahubwo bituma wenda ubona inota rimwe, ariko icyo dukeneye ni amanota 3. Kugeza ikipe ya Rayon Sport ifite 38, abantu bakavuga bati ese iyo kipe izatwara igikombe, abantu bakavuga bati ese ikipe basi izatwara igikombe cy'amahoro. Ibyo byose nibyo rero ugenda abivugwa cyane binategerejwe, gusa igihari nuko igikombe cya shampiyona bigoye cyane, kubera ko harimo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri ajya ku manota 10 yose, ari yo hagati y'amakipe ari ku mwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Ubwo ngubwo ni Kiyovu Sport ndetse na APR Football Club. Kugeza ubu ngubu ayo makipe yo akaba hanganye, bakaba bibazwa ndetse ninde uzatwara iki igikombe. Byinshi bigiye bikomeza kugenda bivugwa rero. Ni imikino itandukanye y'umunsi 21 wa shampiyona, ikipe zikomeje kugenda ziyubaka. Wenda ku minota tujyanye tuzabigarukaho nabyo tubisesengure ku munsi w'ejo, gusa igihari nuko abafana b'ikipe ya Rayon Sport batishimye. Witwa Rwarutabura rwose yararize cyane, amarira aragwa. Murabyibuka neza ku mukino wabangije muri Twari West, yararize cyane, amarira aragwa rwose, video irahari, amarira aragwa hasi, aragwa pe. Hanyuma abanyamakuru bamwegereye aravuga ati kuva natangira gufana ikipe ya Rayon Sport nibwo nabona ibintu binteye agahinda nk'ibi ngibi. Ati ekipe yacu iteye agahinda, ati ekipe yacu rwose iteye agahinda, ntabwo iri kudushimisha cyangwa se ntabwo iri kuduha ibyishimo nk'abanyarwanda muri rusange. Ati rero ndabona rwose ibintu
bimaze kuba too much cyangwa se bimaze kuba ibintu byinshi cyane byo kuba twanenga muri ekipe ati ni ikibazo gikomeye ati kandi ni ikibazo kiduteye ubwoba ese Rayon Sport yacu yabiri kugana he niba tumaze imyaka 3 tutakomanga ku gikombe niba tutabaye ba karindwi tukaba tugiye kugenda adusubira inyuma rero ni ikibazo gikomeye cyane ibi ngibi rero ntabwo byaza agira ahantu ubitugeza ati ahubwo basi niyo dufashe turebe ko twatwara igikombe cy'amahoro nibyo rero barimo bagenda bongera abakinnyi muri ekipe kugira ngo barebe ko bazitwara neza mu gikombe cy'amahoro cyane ko kigiye gutangira kandi gifite forma nziza ubwo rero abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakavuga bati byanga byakunda tugomba kugerageza kuzareba uburyo nibura iki gikombe cy'amahoro cyo azagitwara ni igikombe cyo gitoroshye kubera ko ama ekipe nka AS Kigali nayo ubona ko ariyo gahunda afite kubera ko igikombe cya shampiyona nabo bamaze gukuraho amaboko niyo batangiye kugura abakinnyi nka Basalpongo ubona ko nyine bafite gahunda nayo yo kuzahatana cyangwa se kuzaba umukanda mwiza ako gikombe cy'amahoro Kiyovu Sport na Rayon Sport na APR Football Club kugeza ubu niyo makipe ahanganye hategereje kuzamenya ninde uzatwara igikombe cya shampiyona ubutumwa bwanyu twababajije se murabona ibizaba bimeze bite Kiyovu Sport na APR Football Club ninde ufite amahirwe mweza mukomeze mutore kugeza ubu 46 baravuga bati ni Kiyovu Sport 52 ndabona ari APR bamwe bayifashe n'ibindi nk'ibyo ubwo rero navuga ko ntabwo twasoreza amakuru yacu ku minota yatujyanye hanyuma tuzasubira ku munsi w'ejo tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye tuganira ibizaba bigezweho yitwa Jazo Christian kiganiro twakise Sports Bible hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo tugenda turebera hamwe ibizaba bigezweho muri rusange Imana ikomeze ibanire kandi namwe mwakoze cyane kudukurikirana ndabakunda cyane reka nongere mbasuhuze neza cyane kabisa reka nsuhuze mwe mwese kabisa mukomeje kugenda mudukurikirana nizere ko mumeze neza aho muherereye nizere ko kabisa mukomeje kugenda mugira ibihe byiza mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kabisa reka nizere ko mukomeje kugenda mwenjoyinga mukurikirana amakuru tugenda tubahereza 5 kuri 5 akabisa mugenda amuryoherwa muri rusange ubwo rero navuga ko abantu benshi cyane kabisa abamaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu kabisa bakomeza kugenda badushimira kabisa bashimira uburyo tubahereza updates z'amakuru agiye atandukanye abagezweho birumvikana tugenda twungurana ibitekerezo muri rusange ubwo rero umunsi nuwo wa kane itariki ni ya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka turi kugenda twegera uw'igikombe cy'isi tuje rero mu mikino tuje kugira ngo tuganire ibigezweho mu mikino birumvikana kugira ngo tugerageze kurebera hamwe biri kugenda bivugwa ubwo ndavuga ibiri kuvugwa muri siporo muri rusange ariko nanone tukibanda ku bijyanye na ekipe ya Rayon Sport birumvikana update rero nyinshi zigiye zitandukanye ziri kugenda zivugwamo nizo tugomba kugenda tubahereza kugira ngo tubashe kubahereza buri kimwe kiba kigezweho mu mikino cyane cyane muri ekipe ya Rayon Sport nta kintu kimwe mushobora kuba tuburana hanyuma rero amakuru ari kuvugwa ni rutahizamu ukomeye cyane kabisa ni rutahizamu ukomeye cyane navuga ko rwose ari izina rizwi cyane kabisa ubwo rero uyu mukinnyi mu kanya gatoya ninza kumuvuga ndabizi neza kabisa abantu benshi bakurikirana ama ekipe atandukanye y'ibihugu yagiye akina imikino nyafrika ubwo ni mu gikombe cy'Afrika cy'umwaka ushize ngira ngo baramukurikiranye cyane kabisa babona uburyo yitwaye neza navuga ko yagaragaje imbaraga zidasanzwe muri ekipe
ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na wundi rero bamwita Rayon kabisa, akaba rero ari mu biganiro bikomeye cyane na ekipe ya Rayon Sport. Navuga ko bigeze kure cyane, abasikauti ba Rayon Sport bamaze gutambuka hariya muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe kunyuzamo amaso muri dosiye ze ndetse no kureba uburyo currently uyu umuhungu ari kugenda ayitwara. Nahoze mbona kuri social media zigiye zitandukanye abantu benshi cyane kabisa bavuze bati ekipe ya Sport ikoze iyi deal cyaba ari ikintu cyiza cyane, cyangwa se yaba ikoze akantu gakomeye. Ariko nanone bakavuga bati ese Rayon Sport tuzi ubushobozi bwayo cyangwa se imbaraga ifite nizo kuba yagumana yakwigondera uyu Rayon ameshake. Ubwo rero ni byinshi bikomeye cyane, bikomeye cyane biri kugenda bivugwa. Ngiye kugira ngo ndi gushakisha uburyo navugisha umwe mu bayobozi bara muri Rayon Sport baduhereza iyi nkuru neza, kuko ni breaking news, ni inkuru imaze gusohoka mu kanya. Batubwira neza ese Rayon Sport irihe banga ikoresheje banga ikoresheje kugira ngo ibashe kuba yakwibikaho uyu muhungu, cyane ko ngo hari amakipe menshi ari kumwifuza ariko ngo amahitamo yakaba yabaye Rayon Sport. Ubwo rero turaza gukoresha umurongo wa telefone mu kanya, tugeze kubaza umwe muri Rayon Sport kabisa atubwire neza uko bimeze, aduhereze ubwino cyangwa se aduhereze update kuri iyi breaking news, kuri transfer ikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bacika urondogoro bavuga ati ibi ni ibiki. Ngira ngo muri kubona ku mafoto uburyo ameze kabisa Rayon ameshake. Ngira ngo uyu nguyu baramuzi cyane haba muri cani yabereye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016. Uyu nguyu kabisa yarahabaye ameze neza muri ekipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabona abantu kuri YouTube channel yacu bagenda bavuga bati kandi uyu muhungu arashaje, Rayon Sport ahubwo yabigiye kudutuburira. Ati nitwa Ngabo kabisa, ati nitwa Fabrice, ati ntabwo meshake yaza muri Rayon mwitubeshya pe. Meshake ntabwo yaza muri Rayon, ndaza kwereka version ibikwemeza neza. Ndaza kwereka version ibikwemeza neza. Kugeza rero Rayon meshake ntabwo turabona kuri social media ze abitangaza ko amaze kumvikana Rayon Sport. Ubundi niyo mpamvu turi guhiga version ikaze cyane yaturuka muri Rayon, bakatubwira uko bimeze, kabisa. Atubwira igaruka rya meshake ese ryaba ryaje gute, kuko hatari kabisa, ni hatari kweri kabisa. Ntabwo byoroshye. Ati nitwa Kamarade, ati ekipe ya Rayon niba igiye kuzana meshake ushaje kuriya rwose nta kintu tuzaniye. Ariko aracyawuhamya hose, ni mwamubonye mu gikombe cya Afurika, aracyawuhamya rwose, ntabwo arashiramo, ameze neza. Ngo rero kuba yazana ibintu bishoboka cyane. Tugejeje kuvugisha umwe mu bayobozi bari muri Rayon Sport bakaduhereza version kugira ngo tumenye neza kabisa icyo twabwira abanyarwanda. Twanze gutangira iyi nkuru neza tutarafatisha version yo muri Rayon Sport, tugenda turwana na telefone. Ubwo nibyo turi kugenda turwana nabyo ku buhanga bw'ibyuma, kugira ngo tubashe kugira rwose kugira
telefone ntabwo iri kudukundira, nicyo turi kurwana nacyo. Ariko ntabwo byoroshye tu, ibintu ndabona bitoroshye, ndabona bitoroshye kabisa, ariko ntekereza ko mu kanya telefone tuba tuyifatishije, tugerageze kubahereza ubwino kuri Yerekanye shock, kugira ngo yanga ibintu bigende bon kabisa. Ni hatari kabisa. Ubwo rero abantu benshi cyane ndabona ntabwo byoroshye. Ntabwo ari hatari se buriya na kubona se no byabonana ngo babishyize bavuga ngo ngo yari yatamiye. Shaka abanyarwanda, iyi ngingo dukeneye kuzicara tukayiganiraho. Ubona ko bamaze gufata umurongo utari mwiza, akantu kose kabaye basigaye bagashyira kuri batamiye ko nakatari ibintu byiza. Umuntu yavuga muri rusange ko ibintu abantu bishyizemo byo kuvuga ngo uyu runaka yatamiye rwose ntabwo biri kubahisha umupira w'iwacu. Niba ibintu byose basigaye babibona muri ruswa cyangwa se gutegura imikino, sinzi niba hari icyo twaba turi kuganaho muri rusange. Ubwo rero abantu bari kugenda babihuzahuza ngo ngo yarivunikishije ngo nawe undi bari bayatamiye ajya gutamika se ugatamika umukinnyi umwe ni hatari. Ubwo rero bajye bazana na proof, ariko tu nibyo byiza. Hanyuma hari ibindi ndi kubona byo gutamira kuri Kiyovu na APR, ngo hari ingingo bamuhaye miliyoni 6. Hari tweet ya Sam Karenzi, umunyamakuru mugenzi wacu kabisa, yashyize hanze muri iki gitondo ku isaha ibonye ku isaha y'isaa 4 niba nibuka neza n'iminota ingahe gutyo. Li tweet ubona ko kabisa irimo haki ibintu sinzi. Yanditse ati ndagana inkiko ndamurega rwose, abantu barimo barampamagara bambaza niba mfunzwe ngo kubera miliyoni 6 za ruswa nahawe na APR. Abanyamakuru bamaze kurenga umurongo, ibi ni ugusebya umuntu. Mind game zibaho, ariko ibi birakabije. Umva ntabwo byoroshye, ariko nyine ni ibintu abantu bamaze kwigenda bishyiramo gake gake, bijyanye n'ibyo bishyizemo nyine byamaze kujya mu mutwe birumvikana. Ariko ntabwo umuntu yatabishinga hagati ngo ajye avuga ngo ibi bintu bavuze nibyo, kuko ubona ko biri kwanduza umupira w'iwacu. Ubona ko rwose biri kwanduza umupira. Bari tucyarwana telefone kugira ngo ture ko twagira uwo tuvugisha muri Rayon Sport, nako ntabwo biri kudukundira. Umuntu rero washaka yafata icyemezo agahita avuga uko amakuru ameze hakiri kare. Ndabona Kiyovu Sport rero imaze gusohora ibaruwa, ni ibaruwa katurebe neza. Ati ku muryango mugari wa Kiyovu Sport Club, reka nongere mbifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko kabisa mwese muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ubwo rero ndi kubasuhuza mbatera na peace birumvikana. Ubwo nyese mwakoze subscribe kabisa, twizere ko ibintu ari waneza cyangwa se ari wanene.
mugani wa muhungu witwa Inyogoye. Nabonye uwitwa Inyogoye kabisa yarabaye Inyogoye neza akuko kuri YouTube zigiye zitandukanye asigaye mukoresha ibiganiro. Amunga nacuruje kabisa. Nahoze mbona uwitwa Yago, ese bamwita ngo Yago for real. Abona ko nyine Inyogoye yasa nkaho yamuremeye ukuntu. Ubwo rero bararemeranye kuko bose ashaka inyungu ze. Ubwo rero tuje mu kiganiro cy'imikino birumvikana, tuje kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro navuga ko kimara igihe gito kuko kiba ari ikiganiro cyo kubagezaho updates zigiye zitandukanye ziba zigezweho muri Rayon Sport. Mbisubiramo, ni muri Rayon Sport. Andi ma equipe tugenda tuyanyuramo gake ariko twebwe tuganira Rayon Sport. Tuganira Rayon Sport tukayisesengura, tukanyuramo neza twihuse turi kahame, tukamenya byinshi bigenda biyivugwamo, hanyuma natwe tukaza tukabibagezaho gatanu kandi twitonze. Ubwo rero nta byinshi turaza kuba tuganira uretse igaruka rya Bimenyimana Bonfils Kareb muri equipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Kareb muri Rayon Sport kabisa, ubungubu rwose akaba yamaze kugarukamo. Uramenya ngo bimeze bite? Ese ko transfer zitaratangira uri gutekereza ko yabagarutse mu buhe buryo, cyangwa se ubundi bimeze bite kugaruka kwe? Iyo operation iteyite Perezida bivuzeho iki? Abatoza ba Rayon Sport nibo ngo bifuje umuntu babonye amavideo ya Rayon Sport kuva kera, aje kubimenye neza kubyo turaza kwimanuka twitonze, hanyuma tuguhereze ubwino ijana ku ijana. Iyi nkuru nta handi hantu iri, iyi nkuru nta handi hantu iri. Niba ari ahandi hantu uzi hari iyi nkuru bavuze ko Kareb yagarutse muri Rayon Sport mbere yacu, tutera agatoki hejuru, ngewe nkwemera 1000 0784422982 duhamagara utubwire niba hari ahantu wumvise iyi nkuru mbere y'ahandi hose. 0784422982 niyo nimero ya telefone turi kwitabiraho abantu, hanyuma tubwire niba hari ahandi hantu wumvise iyi nkuru ivuga ko Kareb yagarutse muri Rayon Sport. Niba hari ahandi hantu, ngiye nkwemerera 1000. Uri kwandika ngo ni gake, 1000 ni gake. Faranga yarabuze wa muntu, ubusi ninka guha ntabwo ndabampombye itiki ngenzi wacu zikuvana kuri studio ujya mu rugo yatari kwekwe. Ubwo birumvikana kabisa, ndagenda ndeba n'ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye, ngenda ambi inyuzamo amaso ndeba uko bimeze, kubera ko birumvikana tutugomba kugenda twungurana ibitekerezo twumva inyunganizi zanyu muri kino kiganiro cyacu kabisa. Ubwo umuntu kabisa ageze kuri Facebook channel yacu kabisa, kuri Facebook page yacu mubabarire, yamaze kubona post twahashyize. Ubwo nawe aragenda aduha ibitekerezo. Umuntu uragerageza akuza kuri WhatsApp muri famille yacu kabisa, nawe aragenda abona ibyo twanditse kugira ngo agende igenda atanga igitekerezo cye. None kandi mwese muri kuri YouTube ushobora gusiga ubutumwa bwawe muri comment, hanyuma tukagenda tubusoma, tukagenda tubusangiza na bagenzi bacu badukurikiranye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu kanya gato rero ntabwo turi buze gutinda, turaza dutangira n'ibijyanye n'igaruka rya Kareb, tubabwira operation, tubabwira amafaranga bumvikanye, tubabwira ubundi agarutse ate. Abantu benshi baje bari kwibaza ni gute agarutse kandi transfer zitaratangira. Ibyo byose rero nibyo ngira ngo tubaherezeho ubwino, cyangwa se tubaherezeho briefing menye operation uko zakinwe.
aha ubwo rero ndabona abantu benshi cyane kabisa batangiye kwandika ibitekerezo byabo. Ati nitwa Twisenge Clement Dilo, ati kabisa ati ekipe yacu kabisa igaruye Karebu yabikoze akazi kabisa. Ati Karebu turamwibuka yaradufashije cyane mu gikombe mu mikino tujya mu matsinda. Ati rero bwa mbere na mbere tujya mu matsinda, ati igitego cyadutambukije cyatsinzwe n'uyu muhungu Bimenyimana Bonfils Kahemba. Ati kabisa ati rero twakwishimira kongera kumwumva agaruka muri iyo. Kandi koko nibyo. Karebu niwe wakubisemo urutego rwose. Niwe wagize gutya rwose akubitamo urutego rutanga itike, ituma rero kipe ya Rayon Sport bwa mbere mu mateka yerekeza mu mikino y'amatsinda. Kandi bagendana kuri profile iyo wanditse ngo Rayon Sport Wikipedia, ikintu cya mbere bagwa nuko Rayon Sport yageze mu matsinda. Kabisa ako kantu yatakisetinga anazakarisha paka. Ntabwo n'umutoza ngo yaje azikaje mu gikipe cya hatari nyine ngo bijyanye n'uburyo rirabonye profile ya Rayon Wikipedia yayo, ariko nyine aza gutungurwa nubwo yageze akatangira kubyitwaramo neza. Ariko buriya ngo yaratungwa nyine ajya muri Rayon Sport, yaratunguwe ku buryo budasanzwe, yaratunguwe kabisa. Ariko cy'ingenzi nuko ibintu byagenze neza, ubwo akaba ari kwitwara neza. Ubwo Bimenyimana Bonfils Karebu kabisa operation reka tuyitangire. Ariko nahoze mbona uwitwa Mackenzie kabisa, Nizigiyimana Karim Mackenzie yagarutse muri ekipe y'igihugu y'intamba mu rugamba nyuma y'imyaka 2 rwose asezeye. Agarutse amugiriye icyizere nyuma yo kwitwara neza muri ekipe ya Rayon Sport, uburyo yacacanze umupira. Abaga bati kuri 2 rwose uyu muhungu akinnye neza, akontu tutamugarura muri ekipe yacu. Aba mu rugamba mu rugamba no kwitegura umukino uzabahuza na Namibia, umukino uzabera One Hawk ese n'uwo Cameroon uzabera Dar es Salaam. Ubwo rero ko mu kwezi gutaha bafite imikino ya gicuti, bakavuga bati rero byanga byakunda tugomba kuba mugarura muri ekipe, cyane ko amwe mu bakinnyi bitwaye neza muri shampiyona muri ekipe ya Rayon Sport. Ababishidikanyaho byose bashidikanya ko uwitwa Mackenzie yitwaye neza muri Rayon, karamuheje amahirwe yo kwigaragaza, amuhesheje da, kuko urabona ko rwose ibintu bibaye byiza cyane, bibaye neza. Akaba rero ahise yongerwa kugirirwa icyizere. Ubwo rero operation ya Karebu ndabona ariyo tugomba guta twinjiramo neza cyane kabisa, akageza kugenda tuyinjiramo. Ariko ndabona federation y'umupira w'amaguru Ferwafa ku munsi w'ejo agatangazo yatanze ako umuntu yakanyura mbere yuko yinjira neza muri operation. Ndabona imikino y'umunsi wa 29 na 30 yarahinduriwe umunsi. Ndabona nk'ubu imikino y'umunsi 29 izaba hagati izaba tariki 11 ndetse na tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Timeze bite rero? Ekipe ya Etincelle kuri 11 ubwo ngo tugiye guhera azakira ikipe ya Gasogi, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Hanyuma ikipe ya Musanze Football Club kabisa izaba yakira ikipe ya Mukura Victory Sport, umukino uzabera kuri Stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Twari Doreste kabisa izaba yakira ikipe ya Gorilla kuri Stade Ngoma. Hanyuma ekipe ya Gicumbi kabisa izakira ikipe ya Rutsiro, umukino uzabera ku Stade ya Gicumbi. Hanyuma ekipe ya Apple Football Club kabisa izakira ikipe ya AS Kigali, umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo azabera ku isaha y'isa 9. Hanyuma Bugesera izakina n'ikipe ya Polisi, umukino uzabera Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine kabisa yakira Rayon Sport, umukino uzabera kuri Stade Umuganda. Ekipe ya Espoir kabisa igomba kuzakina n'ikipe ya Kiyovu Sport, umukino ugomba kuzabera kuri Stade ya Rusizi ku isaha y'isa 9. Akiya 12 z'uwa gatandatu rero ubwo ni umukino wa Espoir na Kiyovu.
niwo wonyine uza ku itariki 12. hanyuma umukino w'umunsi 30 nabo tubereze updates kugira ngo abantu baraza amatariki ko bamenye ko yahindutse. hanyuma ku itariki 14 z'ukwa gatandatu haza imikino igera kuri 4. ikipe ya Musanze izakina ikipe ya Rutsiro umukino uzabera kuri stade Bworoherane. ikipe ya Tensel kabisa izakira ikipe ya Mukura umukino uzabera kuri stade Umuganda. hanyuma ikipe ya Police kabisa izakira ikipe ya APR Football Club umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku isaha y'isa 9. hanyuma Kigali nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est. Andi mikino izaba ku itariki ya 15 itariki ya 16 nayo ndaje inyuremo nyikubwira. Yes, ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa ikipe ya Gasogi izakira ikipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport kabisa izaba yakiriye ikipe ya Marine umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. bukeye bwaho haza imikino igera kuri 2. Gorilla izakira ikipe ya Espoir umukino uzabera kuri stade ya Kigali. hanyuma ikipe ya Gicumbi kabisa yakira ikipe ya Bugesera umukino uzabera kuri stade ya Gicumbi kabisa kuri saha y'isa 9. ngaho nguko nibyo ibijyanye na Ferwafa kabisa bijyanye no guhindura imikino byatewe n'imikino y'igihugu igomba kuzaba muri ayo matariki ari imbere kabisa mu byumweru bibiri imbere. Rero tukamugerageza guhindura kugira ngo turebe ko nibura bitazahurirana n'iyi mikino y'ikipe y'igihugu. Rero kuri Karebo twihuse cyane twihuse kabisa kugira ngo mu minsi yashize nibwo mwamubonye ari mu Rwanda. kugenda bakora umunzani ndi wenda mbabona nguyu rwose umunzani akoze ati mubona Ferwafa na APR bitandukaniye ubwo niko bibona nyine afite uko bibona we shakoro nta tandukaniro ariko biratandukanye. umwe no tubyite ngo ikiza umwe ni umukozi wundi umwe umunyamuryango wundi niko twabyita. Ferwafa ni federation ni shyira hamwe. APR ni equipe ya gisirikare atandukanye cyane ibyo ngibyo rwose atandukana biratandukanye aho bihuriye rwose ntato aho kabisa. Ubwo ibijyanye Bimenyimana Bonfils Karebo ngira ngo byatangajwe ku munsi w'ejo hanyuma bavuga ko agomba kugaruka muri equipe ya Rayon Sport. ngira ngo mu byumweru 3 cyangwa se 2 bishize Bimenyimana Bonfils Karebo yagaragaye hano i Kigali ariko makuru yarahari ngo nuko yaraje mu bigana ikipe ya Rayon Sport ko bucece ariko nanone ngo bari bafite umutego yuko yungu yashobora ko ari ikipe igiye kumutwara bikavuga ko rero yagomba kubanza kwitekerezaho akabona gutanga version ye yo kuza muri Rayon Sport. kuri ubu ngubu rero yamaze kwidekarara kabisa. ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport nayo batangiye ibiganiro ndetse ngo bisa naho byamaze kurangira kubera ko biravuga ko agiye kuza akayikinira imyaka 2 hanyuma ngo akazaba ayikinira amafaranga yo ndabona amafaranga se aza kuvugisha umuvugizi atubwire amafaranga niyo Karebo agiye gufata n'ahantu avuye ni make cyane. nkurikije hano Karebo avuye ntabwo amafaranga yafata ibintu rwose. Jean Paul turaguhamagara mu kanya tubwire cyangwa nawe twandikire ndabizi udukurikiye ibintu amafaranga mugiye guha Karebo niyo cyangwa ni ibihuha Karebo yayafata ni make cyane ntabwo twayabwira ni make cyane rwose. ubwo rero ntekereza ko wenda ari version zigomba kuva muri kwa nyiri ubwite ndetse na Rayon Sport batubwira byanya by'amafaranga agomba gufata atari kutubeshya kabisa. munakamenya uko biba bihagaze. nabonye abantu benshi bavuga bati equipe ya Rayon Sport umukino wo kwishyura na equipe ya APR ibintu biduhimbaze mu kingo bimeze bite ibyo byose nyine yumvikana
ibintu biri kugenda bicaracana muri Rayon Sport, natwe tuba tugomba gukurikirana tukamenya n'imvano yabyo, tukamenya uko bimeze. Ariko muri rusange nyine Rayon Sport yakaniye match yakaniye, kuko hari amakondisiyo menshi bakinnyi kugenda babahereza, akababwira ati tudakinnye imikino nyafurika rwose ntabwo twaza muri Rayon Sport. Ati n'imikino mpuzamahanga mwaramaze kuvamo, tubwe twishakira andi ma equipe. Hari benshi cyane rwose. Ubwo rero umuntu akavuga ati byagorana cyane kuzabona Rayon Sport ikomeye umwaka utaha iramutse itagiye mu mikino nyafurika. Ibintu byazaba bibi cyane rwose. Nayo igira icyo akavuga ati kabisa tugomba gutwara igikombe cy'amahoro nibura kugira ngo bibe byabasha kuvamo. Rero turi kugerageza ku murongo wa telefone Jean Paul niba kudukunda tuza kumuvugisha, niyo tugenda gake gake dufate karuhuko k'umunota umwe tugaruke turebe uko bimeze, ariko na Jean Paul adukundiye. Paul rwose ndabona bitari gukunda neza. Nitwa Kafu rwose iri kugenda idukurikirana cyane. Abonye ejo yaratwitinze bivuga ati kabisa hagati y'ikipe y'Amavubi na Senegal ninde uzatsinda. Ntabwo byoroshye kabisa. Ubwo rero ndabona Jean Paul bitakunze ku murongo wa telefone, ariko wenda turaza kugerageza kumuvugisha na off mic tuze kumva neza cyane gusa version z'izi transfer zitandukanye zigenda zivuga muri equipe ya Rayon Sport. Ndabona rero ibitekerezo byanyu ni byinshi cyane kabisa. Kuri Facebook mwahageze, kuri WhatsApp ndabona ewan ibitekerezo nako ariko harimo n'abantu bari gutebya wa akansuhuza nkunda match ukirindo wa Kirindinyo, nkunda match fata piece one. Abantu bakadenesi ndababona kabisa baba live bameze neza, bagenda badukurikirana 5 kuri 5. Ubwo rero ntabwo ibitekerezo byanyu ni byinshi pe, ni byinshi cyane rwose. Agenzi bacu kuri Fine FM muramira ni Justin na Sam Karenzi, abonye bagiye guhuza amaboko kuri Fine FM. Ubwo rero ategereza ikintu cyitwa amakuru cyiko rw'ikirenga none muri sport. Zambara rwose abantu bavuga bati ni trio nziza, kandi koko nibyo bizabikaze cyane kabisa. Bizabikaze cyane sana kabisa. Ubwo rero reka mite mbacika kuko ibitekerezo byanyu byo ni byinshi kandi iminota yatujyanye, ariko nanone mbibutse ko kabisa ukeneye internet yihuta ni Mango 4G, amagare kuri 40-50 kabisa bagufashe ibintu bigende neza cyane kabisa. Ntabwo badukurikiye kuri YouTube bakoresha Mango, ntabwo bishoboka. Abantu badukurikiye kuri YouTube bose nizere ko bakoresha Mango 4G. Atari ibyo ngibyo kabisa ntabwo mwaba muri gukoresha internet nziza, n'andi magambo ntabwo mwaba mudufatisha fresh. Reka mbashimire neza cyane kabisa, nizere ko kabisa murakomeza kugenda mudukurikirana neza mu biganiro byacu bikurikiyeho. Hanyuma njye nitwa Jazo, dusubire mu makuru ataha.
ati turebe neza turebe neza kabisa, turebe neza. Ati ku muryango mugari wa Kiyovu Sport Club nagira ngo mbamenyeshe ko inkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko umutoza wacu Haringingo Francis yaba yafatanywe miliyoni 6 azihabwa n'ikipe tuzahura nayo mu mukino wo kuri uyu wa gatandatu ari ibinyoma byambaye ubusa. Ekipe imeze neza ndetse n'abakinnyi bari mu bihe byiza aho baherereye mu mwiherero abitegura umukino uzaba kuri uyu wa gatandatu. Ubwo naganiraga nabo aho nabasuye mu mwiherero baratwizeza intsinzi. Ndabasaba kandi kudatega amatwi ibihuha, ndabashishikariza kuza gushyigikira ikipe yanyu ndetse mukanitabira umukino uzaduhuza na APR Football Club kuri uyu wa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020. Bikorewe i Kigali tariki 12 z'ukwa gatanu. Murakoze. Mvukiyehe Juvenal, perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Ngayo nguko rero ngiyo ibaruwa imaze gusohoka mu kanya. Byakomeye. Reka twigiye kuri Meshakire rero mu gihe ndi kubona telefone itadukundiye, icyo navuga kinini nuko yamaze kumvikana kabisa na equipe ya Rayon Sport. Ikintu gisigaye ngo nuko equipe ya Rayon Sport yashaka uburyo yazakina imikino nyafurika, kuko niyo condition imwe gusa Meshak yatanze, ngo ntago bapfa amafaranga ariko bapfa kuba ikipe ya Sport itazakina imikino nyafurika. Ubwo rero no gutegereza tukareba Rayon Sport iraza kubyitwaramo ite, cyangwa se iraza guharanira ute kuguma muri kuruse yo kugura uyu mukinnyi. N'abanyamakipe menshi amaze gutezamo, ariko Meshaki we akaba yavuze ko rwose mu gihe Rayon Sport yaba igiye gukina imikino nyafurika nta handi hantu yakwerekeza uretse muri iyi ekipe ya rubanda hano mu Rwanda, ekipe ya Rayon Sport. Ubwo reka mpite mbashimira nihuse cyane ko iminota iba yatujyanye birumvikana, hanyuma tuzasubire ku munsi iwejo tugenda turebera hamwe bizaba bigezweho, amakuru yose kabisa acukumbuye nahangaha kuri Inyenyeri TV7 kabisa. Ugenda uyasanga wumva byinshi bitandukanye tuba twateguye. Agenda bashimiye neza cyane kabisa. Nitwa Jezo, hanyuma ukomeze ukore subscribe ukurikirana ibiganiro byacu tubategurira umunsi ku munsi. Abareyo turabakunda cyane kandi dukunda uburyo namwe mukunda akudukurikira kuri social media zacu zitandukanye. Ibitekerezo byanyu nabyo turagerageza kubisubiza.